Agusuje kandi wekaze mukuzi ibiganiro bya Forten TV amaro Imana abane nawe where tubagarutse kandi mu makuru y'imyidagaduro nk'uko dutuye tuyakugezaho. Ndaza kugukorera structure nk'uko nari nabikubwiye mu kiganiro cya Prodinzwe imbere y'iki ngiki, ariko still komeze kwitegereza uraza kwibona rwose. Turacyari kubitegura mu buryo bwiza kandi bunoze. Ndaya makuru y'imyidagaduro tugarukaho. Rero Willis Forten TV kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ibintu rero bikomeje kuba danje. Igitaramo gihari cyitwa The New Year Groove. Iki gitaramo kiba ku itariki ya mbere. Bruce Melody azakigaragaramo The Band. Abo nibo bahanzi kugeza uyu munsi wa none tuzi, ariko uyu munsi wa none nje kubwira udushya ugomba kwitega, nje kubwira ibyo ugomba kwitega bishobora kuba byagaragara muri iki gitaramo. Wowe ahuri, wowe uzakitabira, wowe uri guteganya kuba wazakitabira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndi kugira ngo unyuzemo gakeya rwose ngo uhereze sample y'ibintu bishobora kuhagaragara uzubyiteze hato bitazana gutungura. Ariko kandi nkomeza kukubwira yuko nagomba guhagarara ugomeza kukugezaho ibijyanye n'aba basore uko ari babiri bagiye gutangira umwaka baduhereza show y'akataraboneka, baduhereza show imaze imyaka myinshi itegerejwe, imaze imyaka myinshi itegerejwe i Nyarugenge. Biraza kwifata cyangwa se biraza gufatwa abite, biraza gusiga umukoroki, biraza gusiga isomo ki kwibano bahanze uko ari babiri, ndetse n'abarumuna babo n'abakuru babo bari tayarinze cyangwa se bakiri gushaka gukora za comeback kugira ngo babone uburyo ki bameneramo cyangwa se uburyo ki bakwikusanya cyangwa bakwisuganya bakagaruka muri game, bakagaruka mu bintu bari batowe bakora kandi byari talent and passion zabo, ariko bakaza gutandukira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bombastic. Genda mbikugezaho gake kubera yuko ariko kazi nkora, hari cyo kintu nshinzwe kugira ngo wowe umenye. Welcome again kugira ngo tubane ibintu rero byinshi mushobora kwitega mu gitaramo cya The New Year Groove. Abantu benshi bakomeje kugenda basabira stage uwo bita Mr Kagame ndetse no bita Gisa Kinganzo. The Band yabanje kubihakana ndetse avuga yuko ari ibintu agomba kubaza team bakorana, ariko avuga yuko bibaye ngombwa rwose aba bantu bahabwa stage. Byakomeje kuba byinshi biriyongera. Emirene asabwa yuko yababarira basi Gisa akamukorera comeback idasanzwe nkuko yabikoreye bita Yamano, ndetse rwose Yamano bikaza kumugirira umugisha cyangwa akabigiriramwo umugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byatumye ahita haguruka Arakora aramenyekana cyane ndetse bimufungurira imiryango, ubu akaba abarizwa ku mugane w'Uburayi. Gisa Kinganzo rero akaba nawe yifuza yuko The Band yamuha comeback nk'uko rwose Irene yabimusabiye, nuko Gisa Kinganzo yari yabyisabiye kuri channel ya Irene ubwo bakoraga ikiganiro. Gisa Kinganzo rero ni umwe mu bahanzi mushobora kwitega kubona kuri stage muri The New Year Groove hariya muri BK Arena mu gihe Nyarugenge bizaba birimo bicika. Hari abandi bantu mushobora kwitega. Mr Kagame nawe yashobora kuboneka hariya hantu, ariko aba bose bari gutegura ibitaramo babigize ubwiru cyangwa se nk'uko nabo babyivugiye bavuze yuko na stage cyangwa se performance igomba kuguma ari ibanga. Ariko mwebwe nyine mutegereze muzamureba ibyo twabateguriye. Nibyo turimo uyu munsi wa none, aka kanya nibyo turimo gutegura. Mwebwe muzaze mwitabire, mwebwe muzagura amatike maze muze murebe utuntu twikorera. Abo ngabo ni abahanzi barimo The Band ndetse n'uwitwa Bruce Melody. The main characters we have there kuri The New Year Groove stage. Umugabo bita The Band ashobora kugutungura akakuzanira umugabo bita Mboso baherutse gukorana
remix y'indirimbo yitwa Power ya Mbosso, imwe mu ndirimbo zikuzwe kandi zigezweho hano mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba especially. Indirimbo rero mukaba mwarayikunze muri benshi no mu ndirimbo zigezweho i Nyarugenge. Indirimbo yitwa Power ya Blues mu mbabarire ya The Ben ndetse na Mbosso, nayo ikaba iri mu ndirimbo zigezweho. Rero The Ben ni umuntu twabonye atungurana akazana abahanzi bagiye bakorana, bishoboka yuko Mbosso dushobora kuba twabona kuri stage. Birashoboka cyane yuko kuri stage twazabonaho umuntu bita Kevin Kade, bakoranye indirimbo zitandukanye ndetse harimo nk'iyo bita From Yana, akazamo n'indirimbo Sikosa yakoranye na Kevin Kade harimo na Element, nawe mite mboneraho kumuvuga yuko ushobora kumubona aha. Nibyagutangaza ubonye Chris Easy kuri stage bafitanye indirimbo From Yana, nibizigere bigutangaza mu gihe wamubona hariya kuri stage arimo performinga, kubera yuko The Ben ni umuntu ukunda gukora ibi bintu, turamuzi cyane. Nibizagutangaze kuri stage kubona umugabo witwa Tom Close, n'umwaka ushize twaramubonye Tom Close batangiranye game cyane yuko The Ben yazanywe na Tom Close, ubwo yamwifashishaga akamushyira kuri stage ziwe maze akabikora, bakaza kumubonamo impano zitandukanye cyangwa se bakajyana muri studio akamufasha akamubakinga, byaje gutuma nyine uyu muntu bita The Ben azana Tom Close, nawe uyu munsi none akaba ari umwe mu bantu ajyaho amahirwe yo kuza kuri stage yiwe. Uraza kumbabarira cyane kuko ndi gukora harimo ikintu cyitwa kuba mic zituzemo ikintu cyitwa imiriro power. Rero nanone ngomba kugomeza nkubwira yuko ibintu ari barabara hano mu mujyi wa Kigali, kubera yuko ibintu nibicika. Nibizagutangaza ubonye kuri stage umugabo bita Diamond Platnumz ndetse bafitanye indirimbo yitwa Watch, bivuga yuko bashobora kuba bakora n'indi. Nibizagutangaze kandi kuri stage ubonye bita Rema na amakuru guturuka mu gihugu cya Uganda, uyu bafitanye indirimbo. Wabona na Shiba bafite binkorera, wabona Rema na amakuru bafitanye This is Love. Iyo ni imwe mu makora ushobora kubona kuri stage hariya muri BK Arena. Natwe tuzatuhabaye tugira ngo tubagezeho amakuru 5 kuri 5. Nibizagutangaze kandi ubonye kuri stage harimo umuntu witwa nka Alex Muyoboke aje nko gutanga nka speech runaka. Ibisi byatangaza umuntu, ndetse n'uzatangazwe no kuba wabona David Bayingana, umwe mu bo bahoze bakorana n'ubu bagikorana, nawe ari nko kuguha speech runaka. Nibizigere bigutangaza habe na gato yanjye. Ikindi tugaruke ku mugabo bita Bruce Melody, yavuze ko performance ari ibanga mugomba kwitabira, ariko bakomeje kumusaba ko ubita Real Road yazamuha amahirwe akamuzana kuri stage yiwe. Bruce avuga ati byashoboka ko namuzana, ariko still gihari nuko stage ari ibanga, ariko nta nakabuza ngenda byemeje Real Road muzamubona kuki kuri stage hariya muri BK Arena. Amakuru ngenda yafite kandi ndabikwijeje yuko Real Road uzamubona hariya muri BK Arena. Nutamubona uzaze hano binyandike muri comment ko nakubeshye, nzisubiraho. Ariko aka kanya amakuru ahari nuko bita Bruce Melody bazakuzanira bita Real Road, bakoranye indirimbo kuba nisinde, indirimbo ikunzwe cyane Bujumbura, kubera yuko umugabo bita Kiriku Akiri aherutse kubyemeza, avuga yuko mu ndirimbo ziri guca ibintu i Bujumbura yitwa kuba nisindiye irimo, kandi ari indirimbo nziza yarambutse igerana kure cyane. Sibye ni Burundi, yamamaye no mu karere k'Iburasirazuba, Afurika y'Iburasirazuba muri rusange.
nibyo nabasha kukubwira, nayo naba nguhaye kugira ngo utahane mu byo ushobora kwitega kuri stage y'umugabo bita Itaha Iwacu Blues. Ku bandi bamubaje collaboration yaba yakorana na Dora y'indirimbo yitwa Repete, agira ati ngiye ntago rwose nshaka gukora remix ya Repete ya uwo bita Dora n'uwo bita DJ General Benda. Reka nkubwire ngo Afro10 TV to the top, ugomeze wisharinge hirya no hino bayimenye kandi bayikurikire bishimiye batarimo bagisha imitima inama, kubera yuko ikugeza amakuru ya dance, kuko natwe turi aba dance hero Willis. N'ubundi ngomeza kuguteguza cyitwa structure y'ibiganiro bya Afro10 TV bigiye guhindurirwa mu bundi buryo, mu yindorerwamo, kugira ngo byose kandi bikomeze bikubere byiza. Reka mvuge ni ciao ciao.